Nibyo koko kugenda mu modoka nziza ya Lamborghini ukagira abakozi bagukorera buri kimwe, pisine mu gipanga, agafi n'agafiriti ku isahane. Nta wahakanya yuko abakuru b'ibihugu baba babayeho mu buzima bumeze nk'ubwo muri paradizo yo muri Edeni, ariko kandi nanone abenshi amaherezo yabo arangira nabi, bishwe bakanagambanirwa n'inshuti n'abo bizeraga. Nibyo koko hari benshi bagiye babaho imyaka myinshi kandi babayeho neza, ariko byagera ku maherezo yabo bikaba bibi. Urugero nka Muammar Gaddafi wiciwe mu gihugu cye yategetse imyaka igera kuri 40 yose. Hakaza Perezida Kennedy warasiwe i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarategetse igihugu cy'igihangange kinagifite ijambo ku isi hose, ariko nawe byarangiye yishwa arasiwe i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Hakaza Anwar Sadat warasiwe muri stade yagiye kureba imyiyereko y'ingabo ze yari yaratoje imyaka myinshi cyane. Hakaza Saddam Hussein wategetse imyaka n'imyaniko Iraq, ariko nawe bikaza kurangirira mu kagozi imbere y'amamiliyoni ku isi hose. Gusa muri abo bose hari umuperezida wapfuye agapfa urupfu rw'agashinyaguro. Ibyo yari yarakoreye abandi nawe nibyo bamukoreye ubwo yajyaga gupfa, maze bakamukata ibice byose by'umubiri we harimo n'ubugabo bwe. Nibyo koko yari yarisha abantu benshi, nawe igihe cye cyari kigeze ngo ntawe urusimbuka, niko umunyarwanda yaciye umugani. Uyu nta wundi ni Perezida Sammuell wategetse igihugu cya Liberia imyaka igera ku 10, ariko nawe bikaza kurangira nabi. Munyemerere turebere hamwe urupfu rwa Perezida Sammuell wa Liberia wapfuye naba amasaha 28 ye ya nyuma yari ameze nk'umwijima kuri we, maze agapfa gakatwa ibice byinshi by'umubiri we harimo n'ubugabo bwe. Mbahaye ikaze Dive Quarante niko nitwa. Isaa 7 zuzuye ku itariki 9 z'ukwa 9 umwaka w'1990 yisubiranamo inshuro nyinshi cyane, nibwo Perezida Sammuell byarangiye. Nicyo gihe cye cyari kigeze kugira ngo agatebo yari yarashyizemo abandi nawe bakamushyiremo. Igihe cye cyari kigeze kugira ngo yicwe, kuko nawe hari benshi yari yaramariye ku icumu, nawe byari ngombwa yuko yicwa nyine. Nibyo koko inyeshyamba zari ziyobowe na Charleton nta mikino zari zifite, dore yuko zari zifite imyitozo zakuye mu gihugu cya Isiraheli. Nibyo koko izi nyeshyamba zari zishyigikiwe n'amahanga n'ibihugu by'ibihangange harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi nta wundi mugambi yari guhirika Perezida Sammuell. Nibyo koko inkende iri bupfe n'ibiti biranyerera. Uwo munsi Perezida Sammuell yigiriye inama mbi yo gusohoka aho yari arindiwe mu nzu ye. Muri ibyo bihe yasohokaga n'ubundi yari abizi yuko hari intambara itoroshye hafi y'umurwa mukuru wa Liberia, Monrovia. Nibyo koko yafashe urugendo nk'ibisanzwe, abamurindaga babanza imbere, ndetse n'imodoka nyinshi cyane z'uruhererekane zabanzaga imbere ye zikavuza amahoni kugira ngo abari mu nzira bose bibwirize bamenye yuko ari umukuru w'igihugu utambutse. Nibyo koko Perezida Sammuell yabwiye umushoferi we ati ntwara ngeze ku cyicaro cyaho Ecomoge yari irimo irakorera muri iyo myaka. Aho ngaho kuri icyo cyicaro nyine hari ingabo zahagiye zishinzwe kubungabunga umutekano muri Liberia muri iyo myaka nyine. Ni ingabo zari zaroherejwe mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ibyo byose Perezida Sammuell yabikoraga yirengagije yuko hafi y'umurwa mukuru Monrovia hari intambara ibica bigacika y'inyeshyamba nyine zari ziri kurwana. Nibyo koko uwo munsi Perezida Sammuell yinjira muri iyo nyubako, haje abajenerali, haza ndetse n'abandi bantu bari bakomeye muri icyo gihugu cya Liberia muri iyo myaka nyine, ku buryo bose hamwe bari barenze 100. Ako kanya ubwo Perezida yari ari muri iyo nyubako ya Ecomoge nyine, hahise haza izindi modoka nyinshi cyane. Izo modoka zari z'abarwanyi nyine twatangiye tubabwira bahiritse ubu butegetsi bwa Sammuell. Izo ndwanyi zari ziyobowe na Prince Jackson wari uyoboye igice kimwe cy'indwanyi zari ziri kurwanya ubutegetsi bwari buriho icyo gihe. Nibyo koko barahasesekaye mu mamodoka ya Toyota, ubundi bava muri ayo mamodoka bafite imbunda
biziritse udutambaro mu mutwe ndetse no ku maboko yabo yombi. Birumvikana neza igihe cyari kigeze kugira ngo urufaya rw'amasasu rutangire hagati y'ingabo zarindaga Perezida ndetse n'aba bantu bari kumurwanya nyine. Nibyo koko uyu Prince Johnson ntago byoroshye kugira ngo yinjire muri iyi nyubako ya Ecomoge nyine, byamusabye izindi mbaraga. Bari ku marembo n'inzugi by'iyi nyubako babujije uyu nguyu nyine kwinjira, maze nawe aravuga ati nje kureba General Arnold, gusa banze kubyemera. Birumvikana ntago bari kumureka kugira ngo yinjire muri iyo nyubako nyine, kuko ariho Perezida Sammuell yari. Mu kanya nk'ako guhumbya uyu Johnson yarabutswe ingabo za leta, ubundi urufaya rw'amasasu ruratangira arabica bose. Uku nguku niko yinjiye muri iyo nyubako, ubundi agenda asatira hari Perezida Sammuell. Ubwo ngubwo nyine aba barwanyi bari kurwanya ubutegetsi bwa Sammuell baragiye bajya mu miryango, ubundi bafata imbunda ziremereye batangira kurasa berekeza hafi y'aho Perezida Sammuell yari. Izi ndwanyi nyine zakomeje kurasa urufaya rw'amasasu. Bari muri Ecomoge nyine, zingabo zari zaroherejwe mu butumwa bw'amahoro zabuze icyo zikora, kuko n'ubundi generali wari ubayoboye yari yababujije ariko baranga. Urufaya rw'amasasu rwakomeje gucicikana muri iyi nyubako nyine. Abari bashinzwe kurinda Perezida Sammuell bakoze ibyo bari bashoboye, gusa nyine mu isaha imwe uruhande rumwe rwagombaga kuba rwatsinzwe. Uku nguku ni nako byagenze nyine. Nibyo koko izo ndwanyi zari zinjiye muri iyo nyubako nyine, zaragiye zegera icyumba Perezida Sammuell yari arimo, ubundi bakubitaho ibibuno by'imbunda, ubundi binjira muri icyo cyumba. Perezida Sammuell bamufashe gutya, amarira avanze n'umujinya byose byari birimo mu maso y'aba barwanyi. Nibyo koko Perezida Sammuell ubwoba bwaramutashye, gusa nta kindi yari gukora nyine, yari guheburwaje. Birumvikana yuko yaraguye mu maboko y'abanzi yabo yari amaze iminsi ahanganye nabo mu ntambara zari zimaze imyaka myinshi cyane zibera mu gihugu cya Liberia. Perezida yarashwe amasasu mu birenge, ubundi izi ndwanyi zimuvana ahangaha kuri iyi nyubako nyine. Nibyo koko iyo yari iminota ya nyuma, baramufashe bamubohera amaboko mu mugongo, yambitswe ubusa, ubundi bamuca amatwi mu ruhame. Nawe ibyo yari yarakoreye abandi nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo babimukorere. Mu kamwenyu k'abari aho ngaho bati wiganje imyaka myinshi cyane uyoboye igihugu cya Liberia, nawe nicyo gihe kugira ngo ibyo wakoreye abandi nawe babigukorere. Batangiye kumushishimuza ibyuma mu maso, amaraso avirirana, nawe yari arimo arataka cyane nyine. Birumvikana kuko yari ari guhura n'ububabare muri iyo minsi nyine. Nibyo koko muri uru rugomo rwinshi cyane, Perezida batangiye kumuhata ibibazo bamubaza ku bigendanye na konti ze, aho umuryango we yari yawuhishe, ndetse n'ibindi bintu by'ibanga nyine bari bakeneye kumenya. Nawe si ukubivuga bivuga bivanye imuzingo byose. Ahari yatekerezaga yuko nyuma yo kubibabwira bari bukuza kumubabarira. Mu masegonda 30 ya nyuma ya Sammuell yubitse umutwe, maze abarwanyi baravuga bati bagiye gusenga no gukurura imyuka mibi, dore yuko abenshi muri aba barwanyi bizeraga yuko uyu muperezida afite amadayimoni muri we. Ubwo ngubwo rero niko kumurasa amasasu mu mutwe, Sammuell agwaho. Bwarakeye nyine we yari yamaze gupfa, ubundi aba barwanyi bafata umurambo we bawushyira mu ngorofani, ubundi batangira kugenda bawuzengurutsa mu bice by'umurwa mukuru Monrovia. Abenshi mu babirebaga ntacyo byari bibabwiye, kubera yuko nawe yigeze yabikora abantu ku butegetsi bwe, akajya afata abantu agiye kubica, ubundi akabazengurutsa muri uyu mujyi nyine wa Monrovia. Nibyo koko uyu muperezida bamaze kumuzengurukana muri ibi bice by'umurwa mukuru Monrovia, baragiye bafata umurambo we baragenda bawujyana hafi y'agahotero ukuntu, ubundi barawuhatereka. Byari agashinyaguro kubona umuntu wategetse igihugu imyaka 10 yose
ubundi ukamubona arambaraye yapfuye nta matwi, ubugabo bwe babuciye, aryamye ku isima yo kwihoteri hafi aho ngaho nyine aho yanyuraga hakandagije ikirenge. Nuko nguko nyine ibye byarangiye, ibyo yari yarakoreye abandi nawe nibyo bamukoreye. Ngibyo rero bimwe byihariye kuri uyu muperezida Sammuell akaba perezida wayoboye Liberia imyaka igera ku 10 yose. Gusa mu myaka yayoboye Liberia abatarumvikanaga n'ubutegetsi bwe bose yabamariraga ku 10, nawe nyine byarangiye ibyo yakoreye abandi babimukoreye. Dive Korante niko nitwa, ndabashimiye.